iryo zina ryavuye mbere na mbere bisivuga Butera Barore. Iryo zina ndumva ari ne amatsiko kabisa. Iryo zina Butera Barore narikuye ku bantu babiri bingira akamaro kuri njye. Wa mbere Butera mbese ryaturutse kuri Butera Knowless kuko niwe muhanzi fatira urugero kuri numva ko music ni nyinjiramo neza ibihangano nje kubishyira hasi byose. Oh yo utambwira ko uzarekera kwandika indirimbo none ukahita utangira nawe kuzisohora. Watuje bro. Ya uyu munsi tukaba tugarutse ahantu bita kuri Kosovu TV ya ni Viva Host. Narababwiye ati uyu munsi tuzagenda tubana n'abantu bagiye batandukanye tugaruka muri showbiz, murabizi twakira n'abakinnyi ba filime ariko tuba dufite n'izindi mpano zigiye zitandukanye. So uyu munsi rero nkaba ngarutse mbere na mbere urabizi ikintu mbanza kubwira manuka ukirike ku kantu k'akazogero kandi ku kintu bita subscribe, like and comment ewana ujya tujya ubona n'izindi video nyinshi zigiye zitandukanye tugira uploadinga kuri no platform yacu bakaba bayita Kosovu TV. So uyu munsi tukaba tugarutse turi kumwe n'umutumirwa wacu ewan ako sama turimo turagenda tuyivamo buhoro buhoro. So uyu munsi rero ndabizi wakoze urugendo ruturutse kure kabisa kugera aha ngaha ariko cyambere nuko hageze kabisa. Mbere na mbere ndagira ati dutangirane basi kubavuga ati se uyu munsi ndabizi abantu benshi bafite amatsiko bavuga ati umutumirwa noneho ko tumu. So rero twakiriye kuri Kosovu TV tubashe kuba twanakumenya abakunzi bacu bashe kuba banakumenya. Welcome. Thank you byatari. Nitwa Butera Barore. Ndi mu TikToker challenge. Ndi n'umwanditsi by the way. Songwriter. Batabizi bayimenye basanzwe bambona challenge. So nitwa Butera Barore. Bese sinzi ko nikubwira bro. Iryo zina ryavuye mbere na mbere bisivuga Butera Barore. Iryo zina ndumva ari ne amatsiko kabisa. Iryo zina Butera Barore narikuye ku bantu babiri bingira akamaro kuri njye. Wa mbere Butera mbese ryaturutse kuri Butera Knowless kuko niwe muhanzi fatira urugero kuri numva ko music ni nyinjiramo neza ibihangano nje kubishyira hasi byose. Oh yo utambwira ko uzarekera kwandika indirimbo none ukahita utangira nawe kuzisohora. Watuje bro. Muri iyi minsi ndabatamo ariko ntago ndi kwitegura vuba. Biri muri process. Butera niryo zina nyine niwe muhanzi kuri isi andutira Rihanna andutira baba Beyonce bose uvuga. Nabonye ko nyine kuba natarabo sindabona nawe ariko kuba narabonana nawe niryo gufata kuvuga ngo umenye ngo urukundo rumukunda rungano. That's a big things kabisa. Izina rye ngomba kuryitwa. Butera ariko warumbwiye ngo ari n'undi muntu umuntu nayo mufite amatsiko mumbwire dore. Undi muntu akabitwa Barore. Umusiste inshuti yanjye ufite akamaro mu buzima bwanjye. So ari nk'ukuntu umuntu barakoreye ubuzima akaguhindura nta kiguzi nta kibayeda nyine. Even agufata nka brothers yari inshuti yanjye my best wanyene best mu buryo inshuti nyine inshuti magara bya danje ariko niwe waminduye akanya ndashima Imana akanya magaza ndamushima cyane n'Imana na mama wanje wambyaye. Urumva ni umuntu ukomeye byataje mu buzima bwanjye niyo mpamvu ni umuntu ukomeye kuri on side. Ariko iri zina Butera nabantu nkunda babiri. Iri zina Butera ni zina Barore durihuje ni ryavamo ikintu gikomeye kandi izina ababyeyi bakwise. Hari ikindi kintu izina ababyeyi bakwise ahubwo iryo zina naryo cyagenze gute nyine ni izina ababyeyi banyise ko irahari cyane ariko ntabwo barikoresha ku mbuga. Naryo babishatse babikoresha ariko se bishatse ariko hari ibona ritakwinjiza mu wundi. Izina bari rakonta bro. Izina rirakonta cyane izina rirakonta ahubwo se uyu munsi ndibaza uyu munsi umwanditsi w'indirimbo TikToker kabisa nose urugendo rwe rwo gutangira kwandika indirimbo utazisohora urumva nyine kwandika indirimbo ni ikintu kiba gikomeye. Biragura cyane. Sikono bigoye. Twicara kavuga ati turahera kuri iki ngiki ending turibuze kuganira kuri story genda kuri story imeze gutya. So biba bigoye. Ndibaza se ni impano wiyumvishijemo cyane abantu bakubwira ati turabona ushoboye kabisa. Muri make ndagiye tudusangiza urugendo rwawe rwo kuba watangira kuvuga ati Songwriter utangiye kujya wandika indirimbo urugendo rwo kwandika indirimbo kuri njyewe rwarankomereye cyane. Nari mfite amahitamo abiri.
se nandika indirimbo se njye mu buhanzi se njye nyine byancanze se njye football nyine byancanze ariko naga ndi ku ishuri nkabona nyine uko umunsi ngiye ku ishuri nkabona struggle z'abantu ndi kubona kuntu bikaraga uko bimeze imihanda ibyambayeho uwo munsi nkavuga ati kano kantu karakwiye kukandika kukandika rero nibyo byamviyemo indirimbo kuko buriya umuntu mfatiye nk'uko kubyina mfatiye urugero Knowless na rundi rugendo nafata rero nahereye hasi mvuga ati kamere ko izi ndirimbo kuzandika njye nongeye bizanyura kuziririmba umunsi wa mbere wandika indirimbo wumvaga umeze gute byarangoye naranditse ikayi yose irashira iwanyu barabizi mu rugo bigeze bimenya ko muri umwanditsi w'indirimbo Mary arabizi ariko arabipinga yarayipinga cyane ati ugiye kubitirara ugiye kujya wirirwa gufata amakayo kacisha ubusa ngo urwandika ibintu bidafitiye shinge ariko rero urabizi abantu baba artiste benshi hari pable rero ugera mugasanga bazi ko ari abantu baba banywa ibiyobyabwenge batekinga drugs bishora mu bintu by'imico itari myiza ese kuba uyu munsi uri butera barore izo character ukaba utazifite abantu ukaba umeze neza bya danger see the outfit meze neza kabisa meze bo icyo kintu n'ikintu gikomeye wabitangiye gute n'iki kintu cyaguteye motivation kubu nguyu uyu munsi songwa kandi utatekinga n'izo drugs uyu munsi ukaba uriwe nicyo kintu cyatumye koko nawe utavuga ati ngomba kuzazanamo byuze niyo nafata kuri drugs ho gakeya aya ntabwo byo nabifata ntabwo nubwo nakugira umuntu inshuti yanjye cyangwa se undi muntu ko yabikoresha ni ibintu byica kariyeri y'umuntu ntabwo bari ibintu nakishimira ko buri muntu yabikora njyewe ku bwanjye numvishe bindimo numvishe mvuga ati iki kintu cyangira akamaro ubu bwanditsi ubuhanzi bwangira akamaro ariko ibintu byo gufata ngo sinzi babyita ngo mabuye ibyuma ngo wanyweye icyuma ngo wagiye kwikaya kubita ugakaraga mpaka ngo ukagera hasi ndavuga ati wapi kabisa ndavuga no so njye rero abafatira urugero nabo bose ariko ntago uko banafatira urugero ntago ari uko bikoresha shusho no kuba banabikoresha ariko nyine nabishaka kwikoresha ahubwo akandi kantu nifitiye amatsiko indirimbo wanditse waba waragurishije urumva iyo umuntu yandika indirimbo tayari hari abantu bikora akazi ugasanga umwanditsi wundi w'indirimbo akaba yanazitanga indirimbo ya mbere wanditse yego haba ari indirimbo waba warandikiye umuntu ndashaka kumenya ati se byibuze indirimbo ya mbere wandikiye umuntu bakwishyuye angahe indirimbo ya mbere nanditse urayibuka nayise haso nayigurishije n'umutipe yitwa Frank yamugurishije yamaye igitanda ndabyibuka ariko yanyishyura igice ndabyibuka nari ndi kwishuri igiceri cyarya inoto yambwiza uko ku ishuri nandi ku ishuri 150 ari imbarira ariko yamaye igice ayo mafaranga katari make ariko nundi nandi yarayamaye by the way andangira n'abandi banditse ariko nyine bigenda bicuma gake urabona uyu munsi rero hari abajene bashobora kubitana n'umujene uririmba ariko nyine kwandika bigora ubwo ati se ko ngiye numva nshaka gusohora indirimbo gutya na gutya byibuze se ko mfite nk'ibihumbi 30 nta mafaranga make kuriyeho ndabizi si byibuze uramutse kubitanye n'umuntu ariko ubona ko ari talented afite n'ubushobozi nicyo wamufasha njye namufasha njye ntago nakurikiza ngo inyungu yanjye nshaka inyungu kuri njyewe ahubwo nkukiza ya nyungu yanjye na nyungu ya mugenzi wanjye so ninyimuha azinjiza so nanjye ari urundi ruhande nzinjiza ko nzamenyekana nyine ko nayigurishije tu amafaranga yose yazana nta kibazo ni make cyane wapi ariko wenda yari yose nari bayida urumva ngo ko harimo na support byaba ari ukumufasha ahubwo se uyu munsi ndifuza kuba namenya indirimbo ebana amafaranga udashobora kujya munsi uvuga ati byuze iyi niyo price iriho nyine ku muntu ufite ubushobozi wishoboye ushobora kwandikiraho n'inkangahe ubushobozi wishoboye shase najya munsi wenda 100 wenda ngaho twavuga nancitse cyane ntago najya munsi 100 uto ufite so ni munsi ya senkana nta kibazo namufasha senkana nta kibazo nkanjye wanshangahe kuko nanjye numva mfite impano yo kuririmba wumva nashaka gusohora ikintu cy'ikigoma cya danje inshuti yanjye sinzi uburyo nayikubwiramo wowe ni support ikomeye cyane waba umwana no kumuntu ago tukayinagamo
ahubwo se uyu munsi ndifuza kuba nakubaza uramutse uhuye n'umujene uri talented urabizi uyu munsi hari indirimbo z'abahanzi bagiye batandukanye wagiye wandikira kandi zagiye ziba amahita akomeye cyane so uyu munsi wowe nibazaga byibuze ni ikihe kintu uri kumva kiri kugutera motivation wumva yuko nawe uzajya mu muziki uvuga ati man njye numvishe iyo bitari na kure kuko numvishe gahunda ufite final ari ukurangira nawe usohoye indirimbo ase byibuze nuramuka utangiye kuba wasohora indirimbo zawe zikajya hanze uzakomeza wandikira abantu cyangwa uzahita ubihagarika uhita uvuga ati ngiye mu muziki nyine gutya nimba ari umuziki no gukomeza umuziki gusa izo ni business ebyiri zifatanye ndamuka mvuga ati ndahagurutse uriya music isaba ibiceri bro isaba ibiceri ifite izina rya hantu riri urabyumva ninjya muri music ni music byo kwandika indirimbo nzaniyandikiye ku bwanjye by the way ariko rero nusi uyobe ko Tom Close ari n'umuganga akaba ari n'umuhanzi unakomeye mu gihugu cyane urumva rero njye ndumva yuko ibintu hari igihe umuntu akora nabifatanya kandi bigakunda bikagenda neza so uyu munsi rero so nawe muntu koko wabashije kuba wakubwira ati umuntu wa mbere nyine wumvishije indirimbo wanditse akavuga ati indirimbo irarenze kuko uwo muntu ni uwe umuntu yitwa twariganaga segonderi nari mwumvishije nari ndi ku ishuri ndi kwandika so bajya kurya muri lunch baransiga ariko basanga noneho asanga twaricarana agasanga indirimbo yarangiye ako kanya ibaze yuko abandi bajyaga kurya bite ko mbona ikayi irangije utagenda kurya ati so indirimbo rero banzu isome cyangwa se uyumve wumva iyo ariyo arayumva yumva ni nziza cyane iyo ndirimbo yitaga nayibagiwe ariko indirimbo nyinshi cyane hari haso iyo ngiyo namwumvishije yitwa ubuzima bw'isi arambwira ati ubuzima bw'isi rero bihuye n'ibyo kwandika kabisa atambwira ati indirimbo yinyohereza ese buriya watangiye ufite nk'imyaka ingahe kumva yuko ufitemo impano umva nshobora kumenya ngize imyaka 20 imana nyiyumvamo ahubwo impano yangiyemo mu gihe gito ufite nk'imyaka ingahe ahubwo duva rero imyaka 7 gutyo ariko imyaka 7 ugatangira kwandika indirimbo yego byatangiye kukwinjiriza ugize nk'imyaka ingahe so nyine nago byari ibintu biri aho ngaho niyumva ko nyine numva indirimbo y'umuntu ngatanumva ngarinda yikunze nkayandika so nkako nyine urabizi ariko nza kubyubura neza ngeze muri segonderi wa mbere utangira kubikora nk'akazi cyane ahubwo nivuga ati indirimbo nizo kwandika indirimbo ndabyibuka nahitaga urukundo ndavuga ati indirimbo sinzi ahantu wijyane kwa ngo nyishyire umuntu ayumve umuntu uri hejuru ndabyibuka nagiye kwa Butera Knowless icyo gihe mu rugo iwe Bugesera ariko ni amahirwe make twabonanye ibaze kuva i Kigali ukagera i Bugesera wabyihore yaragiye mu gushyingwa Jay Paul ubwo tunyuranamo nyine amarembo nyura mu nyuma nanyura imbere twahuza gusa nyisiga mu rugo iwe ndayimuga ati indirimbo nyihereza umuntu w'umusekretari uri iwe ndavuga ati urupapuro rw'indirimbo n'uyashyika yijugunye ufite ibibazo ndavuga ati indirimbo ni ya Knowless muyimuhereze noneho nge azahamagare so amahirwe make ni ya sinajya mu rwego rw'amagarwa kugira ariko nzi yuko indirimbo sinanditse ntabwo nzaburamo indirimbo nyinshi cyane ndanaga hanze kandi ziri hejuru byatari so rero uyu munsi ikintu yifuzaga kuba nanakubaza ese uramutse uhuye n'umujene cyangwa urubyiruko rwo muri ino minsi urabizi yuko hari abantu bafite impano zo kwandika ariko nyine atarabasha kuba yabishyira mu buryo neza ese n'icyo ushobora kuba wafashe nk'umuntu ufite impano yo kwandika byibuze kandi nawe urumva intego zawe uracyazikomeje uracyavuga ati byibuze ibyo nkora bigomba kugira ahantu biva bikagira n'aho bigera nyine to so uyu munsi ni ikihe kintu kinagutera motivation ku buryo uvuga ati byibuze ndamutse muye n'umujene kandi numva ko ashoboye nanjye hari ikintu namufasha umujene ahura nawe ari kwandika nubwo aba ari n'umuhanzi njye namuba hafi mu myandikire ye kuko ndabizi biragora kwandika namuba hafi nkareba indirimbo yanditse icyakwiye kuba cyavamo n'ikindi kikajyamo nkashyiramo n'akanjye kugira ngo umupeti yikizamuka njye namuba hafi mu buryo bworoshye cyane ku buryo nawe imyandikire ye byagaragara
cyangwa se music ye ikazamuka nawe nanjye ubwo byabibaye. ariko ndimo ndibaza buriya nk'iyo wandikiye umuntu indirimbo ukumva uwo muntu agiye muri studio yasohoye iyo ndirimbo wamwandikiye, we ntashari wumva biguteye kuvuga ati kubera iki natangiye projet bikarangira nayisohoye? Ntashari binera, ahubwo binera ishyari kugira courage. Yavuga ati none uyu munsi ko nanditse iyi ngiyi utanzandika imeze gute? Binera imbaraga nyinshi cyane. Nimba nandikiye umuntu, so nimba nandikiye n'urugero type wanjye yitwa Dre, yibuka indirimbo twashyize hanze ejo bundi, waramusapotinze cyane, ama-challenge nabonye abantu barayakoze n'iki, ariko iyo bigeze ku rubuga rwa TikTok ho ni ibindi buriya urubuga rwa TikTok watangiye kurukoresha kuva ryari? natangiye ndimazeho imyaka 2 niyo ndimazeho. ntago rurazamuka, ntago ruri mu rugero nifuza. Umunsi nzahura n'umuntu nkakora challenge nkavuga ati cyo koza kweri improve kabisa cyane. Naba bantu se mu Rwanda byibuze ufatiraho nk'icyitegererezo kuri weho nyine ubona bagutera motivation bijyanye adaside, urumva uri mu TikToker ariko adaside urumva uri songwriter, urumva ariko ni n'ibintu binagendana buriya, uko urumva umuntu ukoresha TikTok or even YouTube n'izo platforms zindi zigiye zitandukanye, kandi ikindi ukaba uri talented ufite ibintu ushiraho, uba ugomba kuba ufite nyine platform ukoresha. So uyu munsi nyine tugeze ku kintu bita cyo kuba uri umu TikToker, iki kintu cyaguteye motivation cyo kuvuga ati byibuze uyu munsi nangiye gufungura platform ya TikTok nkina uploadingaho ibintu nkora? Nakubwira ko ari indera, nakubwira ko ari ndo binkize. Nabanje kujya mbibona nkabona ni ibintu nyine byo kubura icyo umuntu yakora TikTok nyine challenge ugatisaba abantu bose ibyo bakora, ariko so ndakubona General Benda niwe urumfatira urugero, buriya niwe umuntu nkoma byatari TikTok arashwanya gusa arangoma kabisa hasi no hejuru. Nza kumubona aragati shaza ko bya bintu biri seriye ko nayo nzabantu yavuye nari muzi twabonaga hose hano zose turi kumwe, ariko nza kubona nyine ukuntu azamutse ndagateze ko nshobora kubikora, ariko ya mahirwe y'umuntu uragabona ni improve. Ariko njye mbona ibintu buri muntu uploadinze TikTok nyine abantu benshi problem barabireba cyane, byibuze uganira n'umuntu ukoresha TikTok agwa feedback ubwiye yuko ibintu ya uploadinga barabibona kabisa. Byibuze se watangiye gukoresha YouTube cyangwa Instagram? YouTube ndayifite, Instagram ndayikoresha nayo, narubuga ahubwo se hose ni butera barore cyane, ntago wakigujya. Ubu nanjye ndamutse vuze ati ndashaka kureba platform yawe, even nakuvisitinga nyine kuri platform guhera kuri YouTube, Instagram, TikTok kabisa. Byibuze se ni ikihe kintu wumva wifuza kuba wabwira abakunzi bacu ba Kosovo TV, dore yuko uyu munsi ni ibintu bikomeye kuba wanaje ahangaha kuduha umwanya, ni ibintu by'ingirakamaro, kandi uyu munsi twishimiye kuba kubana nawe hano kuri Kosovo TV. Tunashirikaza abantu ba Kosovo TV, ni sinakubwira ngo iki nibago nibayigane cyane, njye niko byo nabibonamo, nibayigane cyane, baze bakora ama interview. Niri mu kazi bro, iri mu kazi, ariko sinakubwira ngo iki mutanga karibu cyane ku bantu bose. Nta mafaranga tukwaka, nta mafaranga nayo, ikintu tugusaba no kuba uri talented, even na story y'ubuzima ukaza man vayo tukwereka abakunzi bacu ba Kosovo TV bakumenye, bamenye icyo ufite n'icyo ubitse, ufite impano bakumenye n'abandi bakumenye. So rero uyu munsi rero ndifuza kuba namenya imbogamizi uhura nazo, ese ni cyo kintu cyo kikubera challenge muri urugendo rwa industry, dore yuko industry yo mu Rwanda nyine babisaba gukora cyane upushinge bya danje. Ni cyo kintu rero cyabashije kuba cyakubera imbogamizi n'uyu munsi ubasha kuba wabona kikiri imbogamizi kuri weho butera barore? Iki imbogamizi navuga nuko imbogamizi kuri njye numva nuko man akazi nkora niko kantu numva kambere imbogamizi, niko katuma mbura umwanya ko nabihagurukira neza. Nicyo kintu numva kimbere imbogamizi, kuko nari kumwe nako ni hejuru cyane, hejuru cyane. Muri make nyine ikintu kiri kukubera imbogamizi uyu munsi ni umwanya ndi kubura. So ahubwo ndifuza kuba namenya ati se byibuze nuramuka ugeze ku ntego zawe, ubaye uri we wifuza kuba waba mu gihe kiri imbere, dore ko nta nubwo ari na kera, ntago ari kera, ahubwo se ndifuza
byibuze ni icyumva uzafasha abantu bakiri hasi yawe, urubyiruko, umuntu umva yuko afite impano yifuza nawe kuba yagira ahantu agira abantu bakamumenya, dore yuko uyu munsi ugeze kuri TikTok usanga ufite abantu benshi bagiye bagukurikirana, even dore uyu munsi no ku mateleviziyo baragutumira, ubushize nakubonye kuri KS tubaguhostinze. Uyu munsi wo ndibaza ni ikihe kintu ushobora kuba wafasha umuntu cyangwa mu gihe kiri imbere mu gihe uzaba warageze ku ntego zawe, ni icyumva uzafasha umuntu ufite impano nawe wumva hari ahantu akeneye kuba yagera akazamuka kabisa. Biragoye kuba watuhamagara umusitari uti wamfashije ukanzamura aguca amazi. So njyewe numva yuko bitewe n'ukuntu byamvunye, numva ko buri muntu wese njye namufasha nkamuzamura tukazamukana. So nimba ari kuvuga ngo afite indirimbo n'urugero, namufasha kwenda kuba nakora wenda namukora audio n'urugero, namufashije video akarakunirwa rezo urumva namuzamuyemo. Namuba hafi cyane njye nuko mubyumva, naba hafi cyane nkamuzamura. So bikagenda neza. Nihe nama, ni ikihe gitekerezo ushobora kuba waha abajene bo muri ino minsi nabo bumva yuko agomba gukora cyane akagira ibintu by'abantu bigera, akavuga ati nanjye ngomba kuhagera, akavuga ati uyu munsi nshaka kuba butera abarori nk'uko nawe yakuze afite abantu afatiraho icyitegererezo. Umva ni ibintu bikomeye cyane igihe kiri imbere n'abantu urubyiruko bavuga ati why not natera ikirenge mu cya butera abarori. Ko itegerezo namuha ni kimwe, ni ukudakora ngo aruhe, ni ukutarambirwa, kuko uru rugendo turimo cyangwa isi turimo, ibintu dukora byose kubikora biragoye. Urakora ejo bagusaba nuzamuke bikanga, ukabona so ukaba n'igihe usanga kuri cyo postinze tanarebwe kandi washoye. So isaba kugira ngo ukore utarambirwa. Still pushing. Wiwana ukora imbaraga nyinshi. Kandi imbaraga nyinshi wigira intege nkeya ngo cyangwa guca intege. Ahubwo umva ko muri guca intege ni wa wundi wo kubwira ati zamuka. Kuko arimo guca intege ejo akubwira ati yakoze ko byari ibyo. Bro komereza. Abajene mwicika intege, mukore wana muri talented tuzaba supporting. Umuntu wese umujene nakore cyane nacika intege. Kosovira hari ku bwanyu, nimba ufite impano vaye mu hosting dukore abantu bamenye ibikorwa byawe, bamenye uriwe. We nasore umuzigo awukuzanire ku ikosa bisa promotion for free ngiye ngusaba no umwanya wawe kuba wahageze abantu bakakumenya, abakunzi bacu n'amafaranga tukwaka vayo ni karibu kabisa. Kosovo ni mu rugo rwose. Kandi kino ndashaka kugushimira umwanya wafashe ukaza kubana natwe hano kuri Kosovo TV, ni ikintu gikomeye cyane. Urumva noneho bitewe n'akazi ukora muri ino minsi kuba wagerageza kuba wabona umwanya biragoye. Urabona Kigali abantu gukora na amashift, ubuzima turimo turekezamo burakomeye cyane. Ariko data big things kabisa. Thank you kuba uyu munsi waje kubana natwe, ni ibintu by'ingirakamaro. Welcome kabisa. Hano ni mu rugo ujuza kabisa. Mu rugo kabisa. Welcome. Thank you.